abana bafite inyota yo kuhabona nibaseruke nibanyarutse Cara pas masuk siapa? Saya tapi cendera kembali. Rasta begitu. Ini bisa terjadi seperti itu. Yes, afande. Abanyarwanda bagenzi bawe twese twakomote ku ngoma ya gihanga abantu duhujuru abafungu baje badufitemo ibitekerezo bibera dukomeza none urifata ukanga umuntu mugenzi wawe igihe cyo kwibohora kirageze chef ariko kubera ko twese duhuje amaraso kandi tukaba duhuje isoko dukomokaho ngo birasa muhumure kwibohora isoko yo kwigira mugire umunsi mwiza wo kwibohora barateguye ariko kare gakira mwakabonye hari inyigisho mubonyemo bya bindi nyakubahwa yatubwiraga abantu bari baboshwe mwabonye uriya muntu kugira ngo ni inkotanyi ngabone umuntu yaje akabikora neza akawuhora ishema ry'agasibo byiza byinshi kandi vuba ntari bivuga amagambo menshi nahinira ahangaha mbashimira kuba mwitabiriye uyu munsi wo kwibohora kw'igihugu cyacu ariko nababwira nkuko nari maze kubivuga ngo mureke dukomeze urugendo ruracyari rurerure murakoze cyane agira icyo atubwira hanyuma araza kutwakira n'umushyitsi mukuru murakoze cyane twagitifu mwe no nabaki nabashumba ariko uyu munsi nabo ni bake cyane kugira ngo ubone umushumba ucyambara ugabire uyu munsi ngira ngo ni boots ngira ngo ubwo rero ari nta mateka noneho yavugaga ukuntu umuntu yitwaga n'urume nkavuga ati nta mihanda y'imigenderano yari ihari umuganda uyu munsi dukora imiganda tugahabura imihanda icyo gihe nta miganda yagiraga gute yari ihari agahanda kabaga gahari ntakajya mu murima iyo wabaga warabagaye nta gusubirayo wasubiraga ujya gusarura wa muhanda wongeye wagize ute waraye kuko nta bandi bawunyuragamo rero ni amateka uyu munsi rero twizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 29 cyangwa ku mwaka abantu bavuze icyo gihe urumva ni abagabo ni abasore ni abagore abana barakuze bariga uyu munsi dufite umukoro nk'abanyarwanda wo kwibaza ngo nibyo koko urugendo twagenze ni rurerure cyane ubwo rero twagenze urugendo rurerure cyane twiteza imbere nyakubahwa perezida w'inama njyanama ni karibu nasaba abaturage b'akagari ka Kabarore kugira ngo bamfashe uza kubagezaho ijambo bakwakira murakoze